Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro muri kino gitondo, yongeye kutugirira neza, kabiduhaye umunsi w'intsinzi ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane kandi ibihererwe icyubahiro. Ndizera ko namwe muri amahoro, mwebwe mugiye gufata akanya kanyu ko kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga muri morning prayer. Imana yadushize ku mutima muri iki cyumweru gukomeza tuganira cyane ku bijyanye n'umwuka wera. Mwene data uri kuranyumva, niba utarakira izi mbaraga z'umwuka wera mu buzima bwawe, biragoye cyane 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 kubaho ubuzima bwo kumva Imana, kubaho ubuzima bwo kuyoborwa n'Imana. Urakeneye umwuka w'Imana mu buzima bwawe, urakeneye imbaraga z'Imana mu buzima bwawe kugira ngo ubashe gutsinda iyo kamere, gutsinda iryo rari, gutsinda ubwo busambanyi, kunesha ibyo byaha. Urakeneye umwuka w'Imana. Reka nkubwire, nutabyagwa n'umwuka wera, nutabyagwa n'imbaraga z'Imana, biragoye cyane ko wakiranukira Imana. Umubiri uradushakisha, ibyifuzo byacu biradushakisha, Satani aradushakisha, abadayimoni baradushakisha, karande zo mu miryango ziradushakisha. Ariko ibyo byose iyo bisanze twuzuye umwuka w'Imana, twuzuye imbaraga z'Imana, nta butware na bushobozi na bumwe biba bifite ku buzima bwacu. Nshuti yanjye, ndagusabira muri kino gitondo kuzura imbaraga z'Imana. Ndagusabira muri iki gitondo kongera gusenga, winginga Imana, utakambira Imana. Haleluya, igusuke mu mwuka wera kugira ngo nawe ubashe kuba umugabo wo guhamya imbaraga n'ubushobozi by'Imana ku buzima bwawe. Iyo usomye igitabo cy'Abaroma, Abaroma igice 8 umurongo wa 2, Bibiliya avuga ngo kuko itegeko ry'umwuka ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Haleluya, iri jambo riraryoshe cyane ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Haleluya, ngo bwo muri Kristo Yesu hari itegeko ry'umwuka w'ubugingo riri muri Kristo Yesu. Haleluya, ngo iri tegeko ngo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha. Hari itegeko ry'ibyaha ryari ribasa abantu, ryari ribasa ubwoko bw'Imana, ryari ribasa Abisirayeli, ryari ribasa abantu benshi batandukanye. Hari itegeko ry'icyaha, hari ubuzima bwo kuba mu byaha ukavuga ngo nta yandi mahitamo mfite, nta kundi kuntu ushobora kubigenza, reka byaranze, reka byarananiye, rega umubiri nuko nyene uteye, nugora ushaka ubusambanyi, nugora ushaka ibiyobyabwenge. Hari ikintu kimeze nk'itegeko kiri ku buzima bwawe, igihe cyose kihora kigusunikira gukora ibyaha, kigusunikira kugendera kure y'Imana. Ariko reka nkubwire ngo hari itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Haleluya, iri tegeko riri hejuru y'amategeko yose Satani yo gushira ku buzima bwawe, riri hejuru y'amategeko yose imyuka mibi, karane zo mu miryango zosana mu buzima bwawe. Hari amategeko n'ibyashizweho n'abasokuruza bawe mu muryango wawe, wumva ko ari uwo murongo mwese mugomba kugenderamo. Ariko nagira nkubwire inkuru nziza, hari itegeko ry'umwuka wera ribasha gusenya, ribasha kunaniza izo mbaraga n'ibyo bintu byose byashizweho n'abantu. Ese wankundira ugahitamwo kwakira iri tegeko ry'umwuka w'Imana, kwakira iri tegeko ry'Imana, kwakira umwuka wera kugira ngo abashe gusenya, gushwanyaguza, kurimbura buri kintu cyose cyaje nk'itegeko ku buzima bwawe, kandi kigamije kukunaniza, kigamije kugusubiza inyuma, kigamije kugutesha agaciro. Muri iki gitondo reka nkubwire, mwuka wera aragutegereje. Uyu ni umunsi w'intsinzi ku buzima bwawe. Ese wakwakira umwuka w'Imana muri uyu mwanya? Wasengana nanje muri uyu mwanya? Reka ngusabe uzamure ibiganza byawe aho uri hose muri uyu mwanya, ubwire Imana ngo Mana, ndakiriye umwuka wawe, ndakiriye
ndakiriye imbaraga zawe, ndakiriye ubushobozi bwawe. Zamura ijwi ryawe muri uyu mwanya, ibiganza byawe biri hejuru, usenge. Hari umwuka w'Imana ugiye kumanuka mu buzima bwawe, in the name of Jesus Christ, mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, ndatura ubushobozi bw'Imana ku buzima bwawe, ndatura kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe, ndatura kubohoka ku buzima bwawe. Reka uyu mwuka w'Imana utanga ubugingo ukumanukire muri kano kanya, mu izina rya Yesu Kristo. Itegeko ryose ryashyizwe ku buzima bwawe ndarihindura ubusa kubw'imbaraga z'umwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo. Akira imbaraga z'Imana, akira umwuka w'Imana, akira kugendererwa n'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga z'Imana zigosha ubuzima bwawe, hari imbaraga z'Imana zikumanukiye muri uyu mwanya, hari ubwiza bw'Imana bukumanukiye muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Byakire kandi ubyizere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza, mugire weekend nziza, musangize n'abandi isengesho kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Imana ikomeze kubagira neza. Abafite ibyifuzo, abumva bakeneye gusengerwa, abafite inta cyangwa se ubuhamya, abafite ikintu cyose bumva bifuza kurusangiza, haba ari ikibazo ufite mu ijambo ry'Imana, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp 078 75 00 521 plus 250 78 75 00 521. Ushobora kujya no kuri Facebook Arsene Ndikumana ukatwandikira. Ushobora gukurikirana inyigisho nyinshi twagiye dutanga kuri YouTube channel Arsene Ndikumana. Imana ibagire neza, mwebwe mwese mukomeje kudushigikira, mudusengera, mutuba hafi, musangiza abandi ubutumwa bwiza. Imana ibagire neza kandi Imana ibakomeze. Mugire weekend nziza, tuzakomeza dusengana namwe kandi Imana izakomeza itugira neza twese. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe.